Minisiteri y'umutungo kamere irashyira imbaraga muri gahunda yo gufata amazi y'imvura nka kimwe mu bisubizo ku kibazo cy'isuri n'imyuzure, mu gihe kandi igira uruhare mu kuboneka kw'amazi akoreshwa mu ngo, haba mu mijyi no mu byaro. Mu rwego rwo gushishikariza ingo kurushaho kwitabira gufata amazi y'imvura akomoka ku mazu yabo, mu minsi ishize iyi minisiteri binyujije mu kigo cy'igihugu gishinzwe umutungo kamere no ku bufatanye n'inzego z'abikorera, cyane abacuruzi b'ibigega by'amazi n'amabanki, batangije gahunda y'inguzanyo mu rwego rwo korohereza abaturage kugura ibigega by'amazi. Iyo gahunda yatanze umusaruro mwiza ku cyiciro cy'icyitegererezo cyarebaga uturere tumwe na tumwe tw'igihugu. Hano muri Nyabihu abaturage basobanurirwaga ibijyanye n'iyo gahunda. Turagerageza kwigisha abantu, ari nabyo n'ubu turimo, hanyuma ariko ikijyanye n'amikoro nabyo hari ibyo tugerageza gukora kugira ngo dufashe abantu. Bumwe rero mu buryo twatekereje bwo gufasha abantu ni ukuborohereza kubona inguzanyo zibafasha kugira ibigega bifata amazi y'imvura. Ku bijyanye no gufata amazi y'imvura rero ni imwe mu ngamba idufasha kwirinda ibiza. Akaba ari gahunda twakanguriye abaturage, y'amazi avuye ku isakaro akajya mu kigega, ayo mazi akaba yanayakoresha no mu bindi. Ni gahunda rero dushyiramo ingufu cyane, kuko iyo amazi aturutse ku isakaro adakumiriwe, umuturage atayatangiriye iwe adutera ingaruka. Hari ugutera isuri, hari ukuba yagenda agasenyera abaturanyi be, nawe ubwe akaba yamusenyera. Muri aka karere ka Nyabihu karangwamo imvura nyinshi igateza n'ibiza bituruka ku myuzure, ubuyobozi bw'inzego z'ibanze ngo burashyira ingufu nyinshi mu gushishikariza abaturage gucunga neza ayo mazi y'imvura. Usanga rero nko mu gice nko mu murenge wa Kabatwa, usanga buri rugo rufite aho rufatira ayo mazi rukayabika. Ugasanga rero bidufasha no kugira ngo twikumire ibyo biza. Uretse icyo gice ariko turi gukwirakwiza uwo muco n'ahandi mu yindi mirenge, aho ubu twatangiye na gahunda. Tunashimira Minisiteri y'umutungo kamere, gahunda yazanye yo kugira ngo abantu bafate amazi noneho ku buryo bwiza hakoreshejwe ibigega, babahuza n'amabanki. Amabanki akaborohereza mu kubona inguzanyo zibafasha kubona ibigega bifata amazi, amazi menshi, kandi ya mazi akaba ntabwo twahita ko abasukuye 100%, ariko ntabwo aba ari amazi mabi nk'aya yandi yagiye mu bitega. Abaturage rero ngo baritabira bihagije gahunda yo gufata amazi y'imvura no kuyabuza kuba ikibazo. Nibwo gahunda igitangira, abambere bahise babyitabira, buzuza impapuro zidufasha kubahuza na banki. Ubu akaba ariyo gahunda turimo kugira ngo abo baturage babyitabiriye bwa mbere bagurizwe ibyo bigega by'amazi. Finabank ifatanya n'akarere mu kugirana amasezerano n'abaturage bifuza inguzanyo y'ibigega. Abaturage akarere karaboruganiza, natwe Finabank tukagirana amasezerano n'abatanga ibigega. Nta ngwate dusaba umuturage kuko akarere kaba kabasinyiye kabazi, ingwate ikaba icyo kigega. Metero kibe 5 tugitangira ku 400. Metero kibe 3 n'igice ni 280. Habaye amasezerano rero ku mpande zombi, ari banki n'abari batanga ibigega n'akarere. Abaturage ba Nyabihu bitabiriye gahunda y'inguzanyo y'ibigega byo gufata amazi y'imvura bagiranye amasezerano na Finabank, barishimira iyo gahunda y'ibigega bizabafasha ku buryo butandukanye. Nje byanshimishije cyane ko tumaze gusinya amasezerano, kuko mfite n'inzu imaze kuzura ubu ikeneye kugira ngo icyo kigega kizamfashe gufata ayo mazi. Ni ukuvuga ko ayo mazi azadufasha mu byerekeye mu gufura no kwiteza imbere mu gukora isuku, nko kubana natwe ubwacu tukayakaraba akatugirira isuku muri rusange, abantu bagasa neza. Kuba bangurije kagenda nishura ku buryo wenda bya buri kwezi cyangwa mu gihembwe, ni ibintu byanshimishije. Impamvu nagiranye na Finabank amasezerano y'inguzanyo y'ikigega cy'amazi nuko ahantu ntuye gukoresha amazi bija bitugorana. Bwo nabonye uburyo bw'iki kigega, ndamutse nkibonye mu rugo iwanje canza idira
ko ni amazi y'ingenzi kandi ni amazi aba asukuye. Ni uburyo bumfashije ko leta niyo yadushishikarije kugira ngo dufate amazi aturutse ku mazu yacu, kuko aja atembera mu mirima agatembana imyaka. Urwego rwo kurengera ibidukikije birumvikana ko narwo rurebwa bya hafi cyane n'iyi gahunda yo gufata amazi y'imvura muri Nyabihu. Iyi gahunda yatekerejwe mu rwego rwo kugira ngo tugabanye ubwinshi bw'ibiza biza mu karere ka Nyabihu. Ni gahunda twaganiriyeho n'abaturage tubumvisha ubwiza bwabyo. Twakoze n'ingendo shuri mu karere ka Gicumbi tugira ngo turebe uko abandi babyaza neza umusaruro amazi aturuka ku mazu. Abaturage bo ubwabo batwibwiriye neza ko uretse kuba babungabunga ibidukikije barinda isuri, ko ari n'ikintu gishobora kuvamo inyungu. Ayo mazi ava ku mvura ni amazi yagombye kugirira umuturage akamaro. Tugira ubuhinzi bw'ibirayi. Ibirayi bikenera amazi menshi kuko biterwa umuti, kandi umuti bakoresha amazi, kandi muzi ko duhinga ku buso bunini cyane. Bisaba rero ko ya mazi umuturage yibikiye yifatiye ku nzu ye ntabwo ari buze kuyishurira. Ayo mazi yakoresha nkurikije uburyo ki imvura irimo igwa, nzajya ngenda nyazigama ku buryo gazajya gamara igihe kirekire. Kuyakoresha mu gikoni ndetse n'igihe cy'izuba nayatwara no mu myaka yanje yakuhira n'amatungo. Kwirirwa abantu basabiriza amazi ntabwo bizaba bikirimo, ko rero azaba yihagije ku mazi yiwe. Cyane nubwo tuzagira izuba niriva ntabwo tuzagira ingaruka z'izuba, ejo ko tuba dufite amazi dukoresha mu rugo muri bino bigega by'amazi. Kugira ngo gahunda yo gufata no gukoresha neza amazi y'imvura igende neza, uruhare rw'abaturage nirwo rw'ibanze. Barasabwa kuyitabira kurushaho. Muri iyo gahunda icyo dusaba abaturage ni ukuyikangukira byonyine, no kuba ari umutungo kamere tutagomba gupfusha ubusa, cyane cyane turebe no kuri ibyo biza. Nk'uko twabibonye, iyo ari amazi adafashwe ngo tuyafate, atera ibibazo, atera isuri, atera imyuzure. Icyo tubakangura ni uko ubu ngubu hari gahunda yo kugenda urwo ku yindi, no mu miganda ubu dukora. Imiganda niyo message dutanga, bayoboka iyo gahunda yo gukorana n'ibigo by'imari, bakagurizwa ibigega, bakabona amazi rwose ahagije abafasha mu mirimo ya buri munsi. Niba ngifashe n'umuturanyi arakwiriye kugifata kuko ari gahunda za leta. Cyane hano wakwihanganira gufata amazi yiwe ngo andi mazi yo ku ruhande gazamwangiriza imitungo ye. Tafasha ari amazi rero, ari amazi yaba menshi hagira n'abasengera. Icuro yaba ingaruka kuri twebwe kandi akaba atari byiza. Ku rwego rw'akagari n'umurenge hari komite z'ibidukikije dukorana umunsi ku munsi. Ziriya komite z'ibidukikije nanone ku bufatanye na Rema twarabahuguye mu minsi yashize ku itariki 3 n'itariki 4 z'ukwezi kwa 9 uku gushize. Iyo gahunda yo gufata amazi ava ku mazu twarabibashishikarije mu cyo twise greening and beautification. Hari gufata amazi yo ku mazu, hari gukora ubusitani ku mazu, ku ngo ndetse no ku bigo bya leta n'ibyigenga. Ni gahunda rero itangiriye ku karere ariko iramanutse izagera ku nzu kuri buri rugo. Abubaka ubu ngubu mu buryo bugezweho bakoresha imireko, bagakoresha n'ibyo bigega. Ariko mu minsi yashize ntabwo iyi politike cyangwa se iki kintu cyo kumva ko amazi aturuka ku nzu ashobora kuba umutungo cyangwa se mu gihe adacunzwe neza ashobora kuba kuzana risike, ntabwo byari biriho cyane. Ariko ubu ngubu abaturage barabyitabira, ko usanga ku nsengero bubaka imireko mbere yo gusakara, ku mazu acururizwamo bashyiraho imireko mbere yo gusakara, ku masantere y'ubucuruzi, ibintu nk'ibyo. Gahunda y'inguzanyo y'ibigega nka bumwe mu buryo bwo gushyira mu bikorwa gahunda yo gufata no gukoresha neza amazi y'imvura izarushaho gutezwa imbere, kandi abaturage bazayitabira ngo kuko ifite inyungu nyinshi. Icyizere kirahari nubwo tubabwira kuza gufungura konti, bigaragara ko babwabwe bafite n'ubundi bushobozi, cyane ko aho mbishingira nuko
bamwe bavuga ko batakwishyura mu gihe cy'umwaka batawugeze. Ushobora kuvuga ati nimara amezi 2 mbonye ikigega mpita nshobora guhita nishyurira rimwe bikarangira. Nkurikije ingufu mfite ko ntumuhinzi nkanacuruza, rumva inguzanyo nafashe muri Fina Bank y'ibihumbi 400 n'inyungu nzatanga y'ibihumbi 40, ayo mafaranga nzayabona ku buryo bworoshe kubera ko nshanyakura ku myaka nshansarura nkayakura no ku bucuruzi ngora. Amazi abantu bose barakeneye, ko ikibura n'ubushobozi, imbaraga nkeya. Imbaraga zibonetse ngizi muduhaye twazabona twese ibigega by'amazi. Gusa icyo nabwira abaturage duturanye, kubona ikigega binyuze mu buryo bw'inguzanyo ni ibintu byoroshye, ariko noneho bitanyuze mu nguzanyo ntabwo aya mafaranga umuntu yabona ngo yatangire icyarimwe. Numvaga no bakwitabira gahunda ya Fina Bank, bakegera abatekinisiye cyangwa se abaterankunga bayo, bakora amasezerano twagiranye na Fina Bank bakazabona ikigega cy'amazi. Kuba Fina Bank yampaye inguzanyo kugira ngo umuntu yagende yishura buhoro buhoro, ni ukuvuga ko ari igikuba cyiza, ahubwo nashishikariza n'abandi batebaza bakaza ari benshi, kuko n'uburyo bwiza bwo kwishura buhoro buhoro kandi amafaranga tuzayishura nta ngorane zari. Mu by'ukuri rero amazi y'imvura yagombye kuba igisubizo aho kuba ikibazo, dore ko ari umutungo kamere nk'iyindi yose u Rwanda rufite. Nk'uko mubibona dufite imvura nyinshi iragwa, aho kugira ngo abantu bayifate amazi bayakoreshe ahubwo igasenya. Nk'uko ubona hano umuvu ni mwinshi, ariko iyo abantu bafite ibigega by'amazi bigabanya iyi mivu, igabanya imbaraga cyangwa se igakererwa. Amazi y'imvura ni umutungo kamere, ndetse n'andi mazi yose dufite mu Rwanda abaturutse ku mvura, ariko iyo utayacunze neza akiri kuri mu rwego rw'imvura, ugira ikibazo muri aya mazi yandi mu migezi, mu biyaga, kuko iyo agiye agenda gutya mu buryo bw'isuri, icya mbere arahumana, agenda ahura n'imyanda, icya kabiri akagenda asenya, noneho ya myanda niyo igenda ikuzuza imigezi nk'isuri. Noneho iyo imigezi yacu n'ibiyaga birimo isuri nyinshi, amazi aba makeya. Ibyiza byo gufata amazi y'imvura birimo ukubiri. Icya mbere ni icyo cyo kugabanya ingaruka mbi ziterwa n'aya mazi atemba, ariko ikindi cya kabiri kandi gikomeye ni ugutanga amazi akoreshwa mu mirimo itandukanye, haba mu ngo cyangwa mu bindi bikorwa bibyara inyungu. Mu karere ka Rubavu ngo niho gahunda y'inguzanyo z'ibigega yatangiriye. Abo yagezeho barayirata ibyiza. Kundi twatekereje kugura iki kigega, twarumvisha hari imishinga ifite ibi bigega, umutware wanje yihutira kuba mu ba mbere bo kugifata, kubera ko twari dukeneye amazi turi kure y'urubine. Ubwo rero kimaze kugera hano cyakemuye ibibazo byinshi, kuko mfite abana 5, kubamesera, gukoropa mu nzu, gucucira zino ndabo, hano hari n'udutogi hose ndacuciraga. Besi iki kigega cyadukemuriye ikibazo gikomeye, kuko nabaga mvuye ngo mu isoko ngaza mfite ikibazo cy'amazi, hakaba ubwo ndakoropye, ariko ubu kumesa, gukoropa ndabikoreshaga kandi ndari kwishisha, kubera ko amazi aba ari mu mbuga yanje, kandi mba nzi ko imvura irongera ikagwa gakuzura. Bisi nda kibazo mfite mu rugo, n'uwaba afite ubushobozi wese yagira ikigega mu rugo. Kimaraga amezi 3 yuzuye, ganarimo turi kuyakoresha mu rugo, nda kibazo dufite. Ayo mezi yo yamaragamo twayapimye muku miricirisize, kugwici ryatangiye kuva imvura irahagarara tuyafite, noneho igiye guhungera kugwa igwa anarimo, ariko make yari hari kuja gushira kubera gipfundikiye ndamazi mabajamo. Ikigega kitarubakwa ngo amazi y'imvura yaturukaga ku nzu ye yari ikibazo kuri we ndetse no ku baturanyi. Abaturanyi nayo yarababogamiraga, kuko nyine inzu yamenaga hose gagatemba, ariko tukabura uko twabigenza. Ubwo byatubereye igisubizo, tukimara kubona ikigega kibi igisubizo kuri twewe no ku baturanyi bibabera igisubizo. Amazi yaduteraga ikibazo cyane ngo hari mu gikari, twashakaga kuja kuri wese tukabura aho tunyura, hose harengewe, amazi yavaga ku nzu yose ariho yitekeye, mbese tukabura inzira. N'abana tukabona bagwamo, ariko ubu y'imvura inahise nda kibazo, kuko yaba yagiye mu kigega, abana bakiniragayo nda kibazo bafite.
Ikigega cyo gufata amazi y'imvura kigomba gukoreshwa neza, kigafatwa neza kugira ngo kirambe kandi gikore akazi kacyo. Inama z'impuguke muri urwo rwego ni ngombwa. Igisenge gishobora kuba cyanduye, kiriho imyanda, kiriho amavumbi. Icyo gihe amazi ya mbere urayayobya akanyura muri iyi tiyo yo ku ruhande akameneka hanze ntajye mu kigega. Aka kantu uragahindukiza. Imvura iramutse iguye amazi asohokera hanze ntabwo yinjira mu kigega. Iki kigega igihe wagikoresheje igihe kirekire gishobora byose hari utwanda dushobora kunyuramo hariya. Niyo mpamvu gifite umupfundikizo umeze gutya. Aya maburo barayafungura umupfundikizo bakawukuraho bakacyoza neza bakavanamo imyanda hanyuma bakongera bagapfundikira. Muri Rubavu rero aho gahunda y'inguzanyo y'ibigega by'amazi yatangiriye, abaturage batari bake ngo bamaze kuyitabira. Isuri yaturukaga hariya ku musozi wa Rubavu, ubuyobozi bw'akarere buza gushishikariza abaturage ko bafata amazi, ariko biza kugorana kubera ko kubona tanki nk'iyi ngiyi biragoye ku muturage. Ariko noneho twabonye umuterankunga biciye muri banki ya Fina Bank, noneho batuguriza iki kigega cya metero kibe 5, tuzishyura ibihumbi 400 n'inyungu y'ibihumbi 40 ku mwaka. Amazi yavaga kuri ino nzu yose akagana hariya hepfo. Byabaye ngombwa ko tucukura ibyobo, murabona ibyobo hano na hariya hepfo ari ibyobo, ariko ntabwo byabashaga gufata aya mazi. Bigeze aho tumaze kubona iki kigega, ubwo cyadufashije cyane cyane gufata aya mazi. Ntabwo ari ukuvuga ko ari amazi gusa cyaduhaye yo kuba cyaradukije n'isuri, harimo n'indi nyungu. Tuvuge nk'inyungu y'amazi ya Ewasa ndiha ibihumbi 18 ku kwezi, ariko iyo ari mu gihe cy'imvura nka gutya ndiha ibihumbi 2. Uri kumva ko dini faso economique harimo inyungu, kuko ikiguzi cy'amazi electrogaze cyaragabanutse, ndetse niyo ku baturanyi iyo amazi yabuze aya mazi ya Ewasa iyo yabuze, ubwo abaturanyi ndabaha n'abandi bose bari gutambuka bakaza bakavoma. Urabona hano uru rupangu rungana rutya, iyo dukoropa dukoresha amazi menshi, no kumesa ahantu hari abana bisaba amazi menshi. Nanjye murabona ndacyafite ikindi kibazo, ndatekereza kugira ngo ndangiza kwishyura iki kigega nzongere mfata aya mazi yandi nayo nyafate, kuko amfitiye akamaro. Uko biri kose nshobora kuba nayakoresha n'umwaka mfite ibigega. Hari kino ndatekereza gushyira ikindi hariya hirya na hari undi mureko na hariya. Mbonye nk'ibigega